murakaza neza aho bigira ikorana uhanga Mwalimuni Teacher David kora subscribe tuje tubana mu masomo murakaza neza aho bigira ikorana uhanga Mwalimuni Teacher David kora subscribe tuje Teacher David TV Rwanda. Subscribe for more tips. Ese wamenye wagwani? Ese wamenye wagwani? Ubu noneho WhatsApp ituzaniye akandi gashya, akandi gafica gashya utaruzi. Ushobora kuba wari wakabonye ariko hari n'abatarakabona. Aka gafica karavuga iki? Urabona kuriya dushyira ifoto kuri status, ntabwo byari byemewe ko ushyira ifoto kuri status irimo n'umuziki. Noneho ubu ngubu rero WhatsApp icyo yagikemuye. Ubu ngubu ushobora gupostinga ifoto kuri status yawe cyangwa kuri stati yawe ya WhatsApp ugashyiramo n'akaziki. Ewana bikaba ari sawa cyane kabisa. Wamenye wagwana isi? Ubu ngubu ushobora kumessioninga groupe ukabona ama views menshi kuri stati wa postinze. Wamenye wagwani? Teacher David TV Rwanda. Subscribe for more tips kugira ngo ujye uba wa mbere. Tudatinze mu magambo, tutizironze mu magambo, ikintu cya mbere tugiye gukora, uraza ufungure application yawe ya WhatsApp. Ngiye nkoresha WhatsApp business. Nari nibagiwe, hari nakandi kantu ka ariko ako nzakavuga mu gice cya kabiri. Ubu ngubu business tour hahandi twasetingiraga welcome message harahindutse. Ibyo niba ubishaka uranyandikira muri comment nabyo mbikugezeho. Urafungura ino application yawe ya WhatsApp. Numara kuyifungura, wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Urahituza ahangaha hano tugiye gushyira ifoto kuri stati. Urabona ko aba bose nabashyize ama status yabo kuri account zabo. So guys, nabasobanuriye nti ubu ngubu tugiye gupostinga ifoto ifite umuziki. Ubu ngubu tugiye gupostinga ifoto kuri status yacu irimo umuziki cyangwa se iri kumvikanamo indirimbo. Ibyo bintu twari tubimenyereye kuri TikTok, twari tubimenyereye kuri Facebook, ibyo bintu twari tubimenyereye no kuri Instagram. Noneho na WhatsApp ako gashya yakazanye, yavuze ati ntabwo ari twe turahera muri analog kandi si yacu iri kugana heza. Let us go. Kandi n'abanyarwanda dufite vision 2050. Tugomba kugendana na 5G. Tugomba kugendana n'udushya. Nta kindi kintu uraza gukora noneho. Umuvuduko turiho nuwo kwirukanga kandi tugomba gukoresha udushya. Uraza uhitemo aha hantu, hano kuri iyi foto, hariya kuri iriya foto, niturangiza tuhakirike, barahita batujyana mu mafoto yacu, duhitemo ifoto dushaka gupostinga. Urugero, ngewe mpisemo iyi ngiyi, nindangiza kuyihitamo, guys, dore ngiyi feature ahantu iri, dore ngiyi hano ngaka. Wakabonye? Wamenye wagwani? Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu dushya. Narakubwiye ngiyi ni ya channel izajya kugezaho ikinyejana rwose cy'udushya, utuntu dushya gusa, ama tips mashya. Wowe make sure you subscribe. Hariya turahakirika. Nitumara kuhakirika, ubu tugiye gushyira indirimbo ku foto yacu ya status. Noneho ni ukuvuga ngo ikintu kitaraba official, ntabwo nabonyemo songs z'abanyarwanda. Ntabwo ndabonamo songs z'abanyarwanda. So ubwo rero turaba turi gukoresha izi ngizi WhatsApp yaduhaye. Izi zose ni indirimbo. Ushaka wasacinga, dore search engine, ngiyi search engine hano, dore ngiyo search songs or artist. Search engine I think ko mwayibonye. Noneho urumva nancuranze wahita ubyumva. Irabanza igakinika.
murabyumva ko ni akazi keza cyane. Ubwo rero iyo ubishaka kugahitamo, iyo ubishaka uraza ugakirika kuri aka gafresh. Wenda tuvuga urugero niko mpisemo. Nushaka no gusacinga wowe urasacinga. Noneho ikintu gikurikiraho ni ugukatinga, ukumva ahantu ushaka nyine ko hajyamo, akaba ariho wumva. Ni ibyo ngibyo. Ubu ngubu rwose stati yawe igomba kugira akantu kagashya. Ikintu ukora uhita ukora hano hantu handitse done. Done. Hano akaziki kaba karangije kugira ute kugeramo, aho ngaho kaba kabaye. Noneho twatuntu muri kubona ngo mention group, aho ngaho akaziki kaba kabaye. Noneho twatuntu muri kubona ngo mention, kumessioninga kugira ngo umuntu ahita abona WhatsApp status yawe washyizeho. Kugira ngo ahita abona WhatsApp status yawe washyizeho. Ni hehe bikorerwa? Bikorwa gute? Uraza ugakirika kuri ino arobase. Hano ni ugutaginga umuntu. Wenda ushyize status kuri WhatsApp, urashaka ko uwo muntu ahita yibona. Wenda ni surprise y'umuntu ariko uri kubona atari buhita bibona. Uhita ukora kuri kano kantu ngweretse ka tagging hano arobase. Cyangwa si wenda uri umucuruzi w'inkweto, cyangwa uri umucuruzi w'imyenda, cyangwa si uri umucuruzi w'ikindi kintu runaka. Uhita uhakora ugataginga amagroup, bahita bakujyana ku bantu urataginga. Mbibutse ko wemerewe gutaginga abantu 5 gusa. Abo bantu nibo wemerewe gutaginga. So make sure you subscribe. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana, like, share, comment. Utubwire n'ikindi kintu muri comment twakwigisha cyangwa se twafatanyiriza hamwe kumenya. Ntabwo ari ukwigisha, ahubwo twese tuba tubizi, ahubwo dufashanye, dufatanyirize hamwe, dushyire ubumenyi bwacu hamwe, noneho icyo kintu tugigira ute tugikemure. Urumva ko kano na gatip kubwenge. So kora subscribe niba video yacu yagushimishije, udushimire muri comment. Njyewe nahambirangirije naka gafica nashakaga kukwereka gusa akangaka ko WhatsApp yazanye gushyiramo umuziki. So text nakangaka nako nashakaga kukakwereka ko gutaginga. Niba uri umucuruzi, niba hari umuntu ushaka ko amenya ko hari stati washyize kuri WhatsApp yawe, urahakora. Numara kuhakora uselecting abo bantu ushaka. Ntabwo nabijyamo byose, ubwo wowe uraza guhitamo ikikunogeye. So this is the end of my video. Thanks for watching. Mwari kumwe na Teacher David TV Rwanda. Ciao, tuzabonane muri video y'ubutaha. Mwakoze cyane. Imana ibahereze umugisha.